warakoze cyane ko warakoze subscribe. Turi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, ni mu ijoro. Uyu munsi ibiba biri kugenda biri gucaracara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Duhereye hano mu Rwanda mbere ko twerekeza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nuko urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwasinyanye amasezerano y'imikoranire n'ikigo cy'Abashinwa cya Huhan Yanglo Port Service Company RTD yo gushora imari mu mishinga y'ubwubatsi mu Rwanda ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no gutunganya ibikomoka mu nganda. Tugiye kuba tubigarukaho mu kanya, hanyuma rero dusimbukira hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikindi kiriho nuko Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi bagiye batandukanye b'ihuriro AFCM 23 hariya Igoma kuri Stade de l'Unité bagaragaye kuri iyi stade mu mukino wahuje Goma Sport na AS Kabasha. Ni mu gikombe kiswe kugarura amahoro Igoma, byateguwe na Bahati Musanga Erasto, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, ngo tugiye kuba tubigarukaho mu kanya. Ikindi aza kuba nkubwira nuko intambara ya Irani na Israeli ikomeje kugenda ihindura isura. Navuga ngo muri Irani hakomeje kugenda hagaragara umunyotwe w'umuriro cyane cyane uri guturuka ku biturika bya Israeli, kuko n'uyu munsi ku itariki ya 15 mu rukerera z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 Israeli yaje kuba yongera kugaba ibindi bitero kandi bikomeye cyane hariya muri Irani byakomerekeje benshi, ndetse ikaba yibanze ahanini ku bigega bya peteroli ndetse no ku biro bya minisitiri w'ingabo nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Hanyuma rero Irani nayo ikaba yaje kugira gutya nayo igasubiza Israeli, abarenga 10 bakaba bamaze kubarurwa ko bapfuye, hanyuma n'abandi bagera ku 180 nabo bakaba bakomeretse nk'uko biri gukomeza kugenda bitangazwa. Ibyo tugiye kuba tubigarukaho mu kanya, usabwa no gukomeza kubana nanjye. Hanyuma rero namaze kuguha ikaze kandi nakubwira ngo nufata agatebo gatere hirya aho ngaho nanjye ntera kandi hano. Niba ufite n'agasambi rwose ukazana ugasase hano hagati yacu twicaye dusasane turebe biri kubera hano ku butaka bw'u Rwanda. Tuzaza gusimbukira hano mu karere k'ibiyaga bigari, tugasimbukira no giterwa inkingi nk'aho ngaho muri Irani mu ntambara yavugishije benshi cyangwa se abantu benshi ariho bahanze amaso kugeza ubu ngubu, na Amerika iri gushaka kuza muri iyi ntambara. Bikaba binavugwa ko Irani ishobora kugira gutya rwose ikaba yarasa kuri Amerika igihe yaba itikuye muri bingibi byo gushaka gushigikira Israel mu bitero iri gukomeza kugaba kuri Irani. Naguhaye ikaze rero ngiye wumva muri aka kanya, ijwi ryanjye ni Emmanuel. Hanyuma rero iyi ni Blue White, ngushishikariza gukora subscribe hanyuma na comment rwose byaba byiza cyane, tukajya dukomeza kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Yes, hanyuma rero ntatinze reka duhere hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ikintu kiriho nuko ikigaragara cyo amahoro yamaze kugaruka hano muri Kongo. Ni mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFCM 23 by'umwihariko Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ariko noneho Kivu y'Amajyepfo murabizi ko hakirimo ibibazo. Muri Kivu y'Amajyepfo murabizi ko haracyariyo inzembe, muri Kivu y'Amajyepfo haracyariyo amacumu. Cyane cyane ukomeje ukagenda ukagera mu bice bya za Uvira, cyane cyane ukomeje ukagenda ukagera hano za Fizi muri groupement ya Fizi, kuko bikomeza kugenda bigarukwaho. Navuga ngo hari amacumu, navuga ngo nta mahoro ariyo, ibintu biracyakomeye. Ariko kugeza ubu ngubu aho ngaho wenda muri Kivu y'Amajyepfo naho uko byagenda kose bigomba gusubira ku murongo bigakemuka, kuko nabyo ni mu gihe gitoya tukumva inkuru nziza iturutse hariya muri Uvira ko M23 yagize gutya ikaba yafashe Uvira. Hanyuma rero bizaba ari byiza kandi nabwo turizera ko bizatanga umusaruro nk'uwo byatanze hano Igoma. Igoma ngiye kuhagarukaho kubera iyihe mpamvu. Igoma ndahagarukaho kubera ko kugeza ubu ngubu guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ni Bahati Musanga Erasto. Uyu mugabo yagize gutya aravuga ati twebwe nk'abayobozi tugomba kwicara tugategura umukino. Ubwo n'abantu bakunda umupira, ariko n'abatawukunda nabyo hari isura biba byamaze kwerekana. Ayo marushanwa nayo guhatanira igikombe
cyiswe kugarura amahoro cyangwa se igikombe cy'amahoro hariya i Goma. Amakipe rero yageze kuri finali ni Goma Sport yari ihanganye na AS Kabasha. Nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa cyangwa se nk'ukuri kubibona aho ngaho ku mashusho, yari ambiance. Ikipe yaje kuba itwara igikombe rero ni AS Kabasha kuri penalite bateye zigera kuri 7. Ikintu kiriho cyangwa se icyo nshatse kugarukaho, abayobozi bagiye batandukanye harimo Colonel Nanga, harimo ba vice guverineri ba Wilimanzi, harimo uwo Musanga Bahati Musanga Erasto, harimo b'abasirikari ba Sultani Makenga, ba Lieutenant Colonel Wiringoma n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Bose bari hariya i Goma bari kwihera ijisho, bari kureba aya makipe ukuntu yarimo guconga ruhago ahatanira iki gikombe cyo kugarura amahoro hano i Goma. Icyo nshatse kugarukaho ni iki ngiki: isi yose imaze kwemera cyangwa se yamaze kubona ko M23 mu bice igenzura ari amahoro masa. Ni gute ushobora kumbwira ngo umupira uratangiye ku munota wa mbere? Tuzi ko igice cya mbere kimara iminota 45, igice cya kabiri kikamara indi minota 45, amakipe yahinduranyije ibibuga. Iminota 90 yose ikarinda gushira hatabayeho akavuyo na kamwe, hatabayeho gutera igisasu wenda cyangwa se babandi bafite gahunda yo guhungabanya umutekano hariya i Goma, cyangwa se babandi bashobora kugira gutyo ugasanga wenda nk'umuntu aragiye ateye undi gisasu, cyangwa se ugasanga wenda ateye nk'undi cyuma, cyangwa se ugasanga wenda hari nk'ugize gutya hurutuye nk'urubu yaruteye mugenzi we. Ibyo byose nta kintu na kimwe hari i Goma kigeze kigaragara, ni ikigaragaza ko amahoro yagarutse hano i Goma. Noneho n'ikindi kiyongereyeho, umupira watangiye bikiri ku manywa ariko bigeze mu masaha ya nimugoroba. Ubu ngubu tuvugana mu masaha y'isambiri gutyo niho abakinnyi bamaze gutwara igikombe bari kwambikwa imidari na Colonel Nanga ndetse na Bahati Musanga Erasto, ndetse Colonel Nanga nabonye ari wari ufite igikombe akaba yagishikirije iyi kipe ya AS Kabasha. Bivuze ngo yaba amanywa yaba ijoro Goma iragendwa, yaba mu gitondo yaba nijoro Goma na amahoro. Nicyo bishatse kuvuga. Ibi ngibi bikaba bivuze ngo Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se wenda n'abandi bari kumwe bafatanyije kuyobora ibi ngibi nabyo biratuma noneho n'ubundi baribwa umutwe. Ntabwo babyishimiye na rimwe, birumvikana. Ntabwo babyishimiye kuba wahera ku munota wa mbere ukageza ku munota wa 90 nta kantu na gato yagakomye gashobora kuderanja uwo mupira ushobora kuba uri kubaho ngaho cyangwa se abantu bari aho ngaho. Bivuze ngo umutekano wa wapanuwe, umutekano uburinzwe, bya bindi nyine nawe uzi, nawe urukumva nyine umutekano ubuhari baba bamanje kugenzura, hanyuma ikindi bagasetinga na ya tekinoloji navuga ngo ijyanye n'ikoranabuhanga, ku buryo umuntu wese ufite gahunda yo gushaka kugira gute, gushaka guhungabanya umutekano baba bamureba bagahita bamutagetinga barangiza. Ikindi kiraza kubikwemeza, uribuka neza hano kuri Stade de l'Unité ubwo abayisilamu basozaga kuri wa munsi wa Eid al-Fitr, ni umunsi wiswe Eid al-Adha, umunsi Abrahamu yagiye gutambaho igitambo umwana we, hanyuma Imana ikaza kumushumbusha umwana w'intama, hanyuma uwo mwana w'intama akaba ari wo atamba, noneho uwo mwana akarokoka Ismael. Ngira ngo ibi ngibi urabyibuka, abantu bazi Korowani cyangwa se abantu bazi Bibiliya ko ndabizi ko iryo jambo ry'Imana muri Bibiliya naryo ririmo. Sinaje kwigisha ijambo ry'Imana hano, ariko kwari kugira ngo twibukiranye neza. Icyo gihe abayisilamu bifatanyije n'abandi hariya i Goma kuri Stade de l'Unité, ibintu biza kurangira neza nta kibazo, nta nkomyi, nta kantu na gato gashobora kuba kaza ngo kayiguhungabanya umutekano w'abaturage hariya i Goma.
nabonye Koloneli Nanga, Liyetona Koloneli Wiringoma n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, bose bari hariya. Niba ubyibuka neza, hari igiterane n'ubundi kigeze kuba cyo gushimira Imana. Icyo gihe bikavugwa ko ihuriro AFC M23 kuva bafashe umujyi wa Goma amezi 3 yarashize, bavugaga ko barimo gushimira Imana nyuma y'amezi 3 ashize bafashe umujyi wa Goma. Ibi byose nkubwiye nkunyuriyemo ni ikikwereka ko hano i Goma amahoro ahari, umutekano uhari. Wagenda ugakorera business yawe kandi ntugire icyuba, wagenda ugakorerayo izindi gahunda navuga. Urabona nk'abantu bashobora gutangira kuvuga bati reka tugende dushinge cyangwa se dutangize business y'imikino hariya i Goma, hakajya habaho amarushanwa hariya kuri Stade de l'Unité, abantu bagashoramo amafaranga muri football hariya i Goma. Nicyo nashakaga kuvuga, bagashoramo amafaranga. Ni kigaragaza cyangwa se ibingibi bizerekana ko hari iterambere ngo mu mpande zose, muri angre zose, mu bijyanye n'ubucuruzi, muri football no mu bindi bitaramo bigiye bitandukanye. Birumvikana ubwo mu minsi iri imbere abantu bagiye kuzatangira, nubwo umutekano utaragaruka 100%, ariko abantu bagiye kuzatangira kujya bajya gukorera ibitaramo hehe hariya i Goma. Abantu bagiye bajya mu marushanwa y'umupira w'amaguru ndetse n'indi mipira yose isanzwe nk'ama handball cyangwa se ama basketball yose hariya i Goma. Ibyo byose ni ikikwereka ko hano i Goma hamaze kugaruka amahoro. Niba ubyibuka neza, hari amaoperasiyo yamaze iminsi ari kubaho, M23 imaze iminsi iri gukora, igenda isakuma abantu bose batunze intwaro bahawe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bagamije guhungabanya umutekano mu birindiro bya M23. Ibyo ngibyo urabyibuka, twabigarutseho, twabivuzeho kenshi cyane. Niba ubyibuka neza, ni n'igitero kigeze kuba cyagabwa mu ijoro ryo kuwa 11 bishira kuwa 12 z'ukwezi kwa 4 mwaka 2025, za Ndosho na za Kashebere n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, na za Nyiragongo. Aho ngaho hose ngira ngo murabyuka neza ko babanyagwa bagize gutya, bagaba ibitero ku birindiro bya M23. Ariko ibyo byose M23 isubiza inyuma, iburizamo uwo mugambi kugeza saa izi ngizi, aribwo yaje kuvuga iti turamutse tugize gutya tugatangira gusaka izi mbunda tukazibaka n'ibyo bikoresho bindi byose bafite nk'izi ntwaro gakondo, amacumu nabo barayafite, baba bagendana amacumu, ibyuma, imiheto barayifite. Ibyo byose bakabibaka, amahoro azagaruka. Uko babikoze rero nuko nguko niko babigenje, amahoro yaragarutse. Ibi ngibi byanyibukije intambara y'abacengezi mu mwaka w'1997 n'8 gutyo kugeza muri za 2000 gutyo hano mu Rwanda. Ingabo za RPA zarwanya urugamba rukomeye cyane nyuma yo gufata igihugu, barwanya urugamba rukomeye cyane noneho rwo kwirukana icyahoze ari ingabo za Habyarimana, zari zaratsimbaraye cyane cyane mu bice by'intara y'Iburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru. Ibyo ngibyo abantu batuye mu Majyaruguru bari kunyumva cyangwa bankurikiye aka kanya barimo kubyumva, cyangwa se n'abari hanze bari batuye mu Majyaruguru n'Iburengerazuba bari kubyumva. Za Ngororero na cyane cyane za Ngororero, muri misozi ya Ngororero barabyumva. Abantu bari batuye hano za Ruhengeri cyangwa za Gakenke, muri iyo mirenge igiye itandukanye, ahangaha barimo kubyumva, barabizi ukuntu byagenze. Iyo ntambara navuga ngo nayo yabaye iyindi isifari yaranze kuva ku izima. Rimwe na rimwe bakagira gutya bagatega ambush ingabo za RPA, bakaba babivugana. Hanyuma rero nabo barangije bavuga bati ibi ngibi ntabwo bizashoboka, aba bagabo nitutabirukana ngo tubakure hano ku butaka bw'u Rwanda, kuko banze kurekura, banze kuva ku izima. Barabakumbise, ndakubwiza ukuri, mu Majyaruguru ndetse naho nakubwiraga hose Iburengerazuba, baragiye barerimina
ubundi barabashushukanya barabirukankana baragenda, nta handi baruhukiye muri Kongo, na saa izi ngizi bakaba bakigamba ko ngo bazaza ngo bagafatanga igihugu, na n'iyi saha ntabwo barumva ko igihugu cyafashwe. Imyaka 31 irashize, na n'iyi saha ngo bumva ko ngo bagomba kuza ngo bakuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame hanyuma ngo bagafata igihugu. Ibi ngibi rero byose bakaba bishyigikiwemo nande? Na Perezida Felix Tshisekedi. Saa izi ngizi navuga ngo arashinjwa kuba yarinjije FDLR mu ngabo za FARDC cyangwa se mu ngabo za leta. Kugeza ubu ngubu n'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigizwemo uruhare na Washington DC ntabwo yasinywe kuri wa 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 biturutse ku mpamvu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabwa kubanza gukura izo ngabo za FDLR mu gisirikare cya leta, bakamburwa intwaro ndetse bakabohereza bagataha bakaza hano mu Rwanda bagasubizwa mu buzima busanzwe. Niba ubyibuka neza, mu minsi yashize uyu nguyu n'umuvugizi w'ingabo za RDF ni General Major Ronald Rwivanga yigeze kuba atangaza mu nama yabereye hariya i Addis Ababa ko FDLR bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 bakiri ku butaka bwa hariya muri Kongo. Bivuze ngo raba abantu baracyari benshi. Abandi rero bikabivugwa ko Evariste Ndayishimiye ari we ubacumbikiye, nawe yabahaye intebe. Ishaka rye CNDD-FDD riherutse gutsinda, ariko bikavuga ko habayeho igitugu. Abahutu ngo bagomba gutorwa 60%, abatutsi bagatorwa 40%, hanyuma abandi basigaye ubwo ntumbaze ni ibindi ni 0 n'ibice 00 n'ibice 0.01%, niko navuga. Kugeza ubu ngubu ikintu kiriho hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aya masezerano i Washington DC yari yasinywe kwa 25 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ndetse n'uwa Kongo bagomba, ubu ngubu tuvugana bari hariya muri USA, bakaba baragiye mu kunoza aya masezerano ataranogejwe nk'uko byatangajwe na Masadi Baulos, mujyanama wa Perezida Donald Trump kuri Afurika. Hanyuma rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo igakomeza gushiramo kandi kantu k'ingobate, ikavuga ko ngo u Rwanda rugomba gukura RDF hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaba RDF bavuga ko ngo egari M23, yaba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahakana ko bafite ingabo za FDLR mu gisirikare cya leta. Yaba ku ruhande rw'u Rwanda nabo bavuga ko M23 ntaho ihuriye na RDF. Hagati aho ngaho rwabuze gica, hagati aho ngaho kugeza amagingo yangaya aya masezerano yagombaga gusinywa uyu munsi, abanziriza ayagombaga gusinywa hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame i Washington DC hariya muri White House, n'amasezerano ya nyuma y'ubukungu y'imikoranire. Buri gihugu cyose muri ibyo bihugu bitatu navuze kikaba gifite inyungu kuri ayo masezerano y'ubukungu. Biteganyijwe ko amabuye y'agaciro azajya ava hano muri Kongo akaza gutunganyizwa hano mu Rwanda, akabona kujya muri USA atunganyije ariko byaturutse hano mu Rwanda. Bivuze ngo u Rwanda rufitemo inyungu, Kongo ikabigiramo inyungu kubera ko niho matière première ziri, hanyuma noneho na USA nayo ikabigiramo inyungu kuko izaba nyine iri kubona ayo mabuye kandi avuye hano muri Afurika atunganyije neza. Kugeza ubu rero nkaba navuga ngo ibyo byose biri kugenda bizamo agatotsi, cyangwa se navuga ngo haracyarimo amahwa. Birasaba kubanza kwitonda, birasaba kubanza gutunganya
ku ruhande rw'u Rwanda hakabaho kumvikana n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho bagasinya, bamara gusinya noneho hakazabaho kujya gusinya ayo masezerano y'ubukungu hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi. Ibintu rero ntabwo byoroshye, biri gukomeza kugenda biba ibindi. Ubwo rero itsinda ry'impuguke ku ruhande rw'u Rwanda bari USA, hanyuma n'itsinda ry'impuguke ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bari USA, bari mu kugirana ibiganiro imbona nkubone bigamije mu kunoza ayo masezerano. kadutegereze turebe. Gusa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe niwe waje kuba atangaza ko amasezerano yagombaga kuba asinywa uyu munsi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 atakibaye cyangwa se bitagikunze. Hagomba kubanza kubaho ibyo biganiro cyangwa se hagomba kubanza gusinywa ayo masezerano imbona nkubone hariya muri Yoseyi, hanyuma ibindi bikazaza nyuma. Reka dutegereze, ubwo ikiriho cyo tuzaba tubimenya. Hanyuma rero ikindi kintu wenda nakubwira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko ingabo z'abarundi zimaze iminsi ziri gufatwa, zarafashwe. Abarundi ngo boherejwe hariya muri Kongo bagenda bagiye nk'abafundi ndetse n'abayede, bakaba baragiye bajyanye ibikoresho birumvikana bya kampani z'ubwubatsi, ariko bagezeyo abagabo ahubwo basanga ni kabutindi, basanga ahubwo biyiziye mu ntambara no gucukura amabuye. Unyumvire nawe, bagiye abantu bazi ko ngo ari kampani ngo igiye kubaka hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igiye kubaka nk'iyo mihanda cyangwa se wenda igiye kubaka, dore ko hariya za Kolwezi hamaze iminsi huzuye ibitaro n'isoko rikomeye cyane, ari naho nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi amaze iminsi ari gutaha iryo soko niyo navuga ngo ni nka centre de santé n'ibitaro bikomeye cyane bya hariya muri Kolwezi. Ndetse hakaba harabereye n'inama y'abaguverineri ku nshuro ya 12. Ibyo ngibyo murabyibuka, ngira ngo yari amazeyo igihe kingana n'iminsi 3. Inama yatangiye ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Hanyuma rero aba bagabo bakaba baravumbuwe na M23 ko ariyo mayere bakoresheje. Ubu rero M23 yongeye kugira gutya, irabahambiriza ngo bongere basubire iwabo, bongere basubire iyo bavuye, ibyabo byamenyekanye. Ubu rero bari gucyura ibikoresho, gusa ikintu kiriho bari kubicyura babitwikiriye, ntiwamenya ngo se ni bya bikoresho nayo mapiki, ni ibyo bitiyo, ni iki se, cyangwa se n'imbunda, ntiwamenya ibyo bari gucyura ibyari byo. Gusa ikiriho cyo nuko bari gutaha bagasubira Cibitoke cyangwa se bagasubira Gitega. Niba ubyibuka neza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, igihe Bertrand Bisimwa perezida wa M23 yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru, yasabye Perezida Evariste Ndayishimiye gukura ingabo ze hano ku butaka bwa Kongo. Akavuga ati twebwe icyo turwanira turakizi, turarwanira amahoro, turarwanira uburenganzira bwacu. Ese nkawe urarwana n'iki? Nkawe urarwanira iki? Mwaturetse mukatuvira mu ntambara, tukarwana tugahangana na Perezida Felix Tshisekedi tukamukura ku butegetsi ko nta kindi kagomba kuvaho, twebwe tugashyiraho ubutegetsi dushaka. Perezida Felix Tshisekedi bivugwa ko ari umutribalisme, bikavuga ko ari nepotisme, bikavuga mbese ibyo bamwita ni byinshi. Hanyuma rero nawe yarangiza akabyita aba bagabo, nuko ngo ibyabo hagati aho ngaho nuko bihora bimeze. Ujya kureba ugasanga rero nta kindi kintu gishobora gukemura ibi ngibi keretse Perezida Felix Tshisekedi yigijeyo M23, cyangwa se mo kimwe M23 ikigizayo Perezida Felix Tshisekedi. Nuko nguko niho amahoro azagaruka hano muri Kongo, naho ibindi byo nakubwira ngo byo ni ibindi. Ese nawe reba nk'ubu ngubu aherutse kwitambika u Rwanda ngo ntabwo ugomba kuyobora umuryango wa CEEAC. Murabyibuka neza, ni mu nama yabaye kuwa 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 hariya i Malabo muri Guinée Equatoriale.
uyu mugabo u Rwanda nirwo rwari rugezweho, arangiye avuga ko ngo rutagomba kuyobora ngo uyu muryango ngo kubera ko ngo ruhungabanya ngo umutekano hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ngo mu gihe rutarakura ingabo zarwo hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo ntabwo yakwemera ko u Rwanda ruyobora uyu muryango. U Rwanda ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 rwahise rwikura muri uyu muryango. Hanyuma niba ubyibuka neza, hari ikinyamakuru cyitwa NBC News nacyo kigeze kuba gitangaza inkuru cyangwa se cyerekana amashusho nayo maze imisi ari kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga, bagaragaza ngo amafoto n'amashusho byafashwe na satelite ingabo za RDF zirara ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, arizo ngo ziri kurwana bikoreye intwaro, bandi bikoreye imirambo, abandi batonze umurongo nyine urumva bari ku rugendo bagiye mu gace runaka, bagiye kwiyangaja kugira ngo barebe ko bahangana n'umwanzi. Ibi byose navuga ngo ibi birego byose byateshejwe agaciro, u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma. None se urambwira ngo Perezida Felix Tshisekedi cyangwa se wenda uyu Perezida Donald Trump nawe ukomeza kugenda avuga ngo azahagarara hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo amahoro ngo agaruke, urabona bizakunda? Ntabwo byakunda. Amahoro azongera kubaho hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko Perezida Felix Tshisekedi atakiriho. Nicyo kintu mbona njyewe. Dore nk'ubu ngubu hari impunzi z'abanyarwanda zimaze iminsi ziri gutahuka. Uyu munsi hatashye 610. Abangaba ngira ngo baje basanga 379 nabo batashye, n'abandi baje mbere yaho, n'abandi. Aba bose bari barafashwe bugwate na FDLR. U Rwanda rushinja Kongo gushira mu ngabo za leta kuva na kera, bakabihakana. Kugeza ubu ngubu ikintu kiriho, izi mpunzi bari kubabwira bati mwebwe ikintu kigomba gukorwa mutagira ubwoba, nubwo bari babwiye ko nimugera hano mu Rwanda muzicwa, ariko mugiye gusubizwa mu buzima busanzwe. Noneho umuntu ufite ubushobozi agiye kujya yambukiranya imipaka, ubwo umupaka w'u Rwanda na Kongo hari muri bira nka Grande Barriere, la Corniche, n'ahandi hagiye hatandukanye, no kuri Petite Barriere ngira ngo uwo mupaka nawo hari inzira zindi nyabagendwa, ndetse muranabyibuka hano za Rusizi tu naho murabyibuka ko uwo mupaka nawo wamaze kuba utunganywa, ndetse n'inzu zamaze kuba zuzura abambukiranya umupaka hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo ngibyo twabigarutseho mu minsi yashize, twabigarutseho. Abo bose rero bagiye kujya bakora ubucuruzi bambukiranya bava hano mu Rwanda bajya hehe? Bajyana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati rero mwigira ikibazo, mwigira ubwoba, twebwe ntabwo turabicanyi, twebwe tuzabacungira umutekano, ntabwo tumeze nka hariya mwari muri babateraga ubwoba ngo nimugera mu Rwanda bazabica, cyangwa se isaha n'isaha ukaryama ariko utazi ko buri buke. Ngibyo. Ubu rero ikintu kiriho, nkaba navuga ngo hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nitarambika agapira hasi uko byagenda kose, ntabwo u Rwanda ruzayikundira. Ntabwo u Rwanda rwayikundira. Igomba kurambika agapira hasi cyangwa se mu kimwe ikava mu nzira ikagenda. Hanyuma rero mu gihe ibindi bihugu navuga nka Kongo cyangwa se Burundi n'abandi bashyigikiwe n'ibyo bihugu bakomeza kugenda bumva ko ngo u Rwanda rutabaho cyangwa se rutagira ubuzima, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwasinyanye amasezerano y'imikoranire n'ikigo cy'Abashinwa. Wabyumvise? Abashinwa ubu ngubu rwose bagiye gukorana n'u Rwanda mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mwarabihakana ngo u Rwanda ngo nta mabuye rugira, ariko ngira ngo mwarayabonye za Nyakabingo n'ahandi henshi hagiye hatandukanye mu birombe by'u Rwanda. Hanyuma no gutunganya ibikomoka mu nganda. Hanyuma rero n'ibijyanye n'ubwubatsi cyangwa se imishinga ijyanye n'ubwubatsi, ayo makampani akazamuka hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa. Amasoko akabaho hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa.
injiniya w'u Rwanda akava hano mu Rwanda akajya kubaka hehe, akajya kubaka muri Kongo, kubera ko Ubushinwa bwamaze kubona ko bwatsindiye isoko, akajya kubaka muri Uganda kubera ko Ubushinwa bwatsindiye isoko. Hanyuma injiniya w'u Rwanda niba atsindiye isoko muri Kenya, agahamagara umushinwa akazamura inyubako. Ngibyo n'ibindi bikoresho byose bijyanye n'ubwubatsi, cyangwa se urukumva ibijyanye n'ubwubatsi. Mbese ni mu gihe Kongo yivuga ngo ntishaka u Rwanda, ni mu gihe Burundi buvuga ngo ntibushaka u Rwanda. Ese ubwo iyo ugiye kureba usanga baba bari kwiruhiriza iki? Icyo ni ikibazo nawe ushobora kwibaza. Hanyuma rero iyi kampani ikaba yitwa Huhan Yunglo Port Service Company Ltd, igiye gusinyana amasezerano y'imikoranire n'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB hano mu Rwanda. Twiteze umusaruro uzaturuka muri aya masezerano kandi ni byiza cyane. Hanyuma rero dusimbukiye hanze, nk'uko ninabikubwiye, nuko Irani n'ubundi iri mu bibazo bitoroshye nyuma yo kugabwaho ibitero, cyangwa se navuga ngo ni amadrone cyangwa se indege z'intambara zaje zigasuka ibisasu kuri Irani biturutse muri Isiraheli. Niba ubyibuka neza, mu ijoro ryo kuwa 10 mu rukerera, kuwa 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, Isiraheli niyo yashotoye Irani, yohereza indege zirenga 200 ndetse n'amadrone arenga 200 aza kurasa aho batunganyiriza intwaro za nucleaire, cyangwa se n'abayobozi b'ibyo bigo. Hanyuma kugeza amagingo angaya Irani ikaba yarapfushije abasirikari, harimo n'umugaba mukuru w'ingabo za Irani, ngira ngo ni General Major Mohamed Bagheri. Twabivuzeho kenshi cyane, ibi twabivuzeho kenshi cyane, sinshaka kubigarukaho. Irani rero nayo yahise isubiza mu gihe amasaha 24 ntabwo yageze, nayo yahise itera ibisasu bikomeye cyane. Murabyibuka, byaravuzwe birasakuza cyane. Irani yahise yishyura Isiraheli, itera ibisasu bikomeye cyane ku mujyi wa Tel Aviv, ariko ngo nta wundi bashakaga Benjamin Netanyahu, ni minisitiri w'intebe wa Isiraheli, ndetse wenda n'abandi bayobozi bakomeye cyangwa se n'abandi basirikare bakomeye cyane, ariko ntabo babonye, ahubwo inyubako nizo zahangirikiye. Ibyo byararangiye. Uyu munsi rero amagambo yarakomeje rero aravugwa hagati y'impande zombi, bakomeza guterana amagambo. Amerika nayo igashaka kuvuzamo, ivuga ko ngo itazihanganira ngo ibyo Irani ishobora gukorera Isiraheli, ngo Isiraheli izifatanya na Leta Zunze za Amerika, ngo hanyuma ngo barase ngaho hari ibyo bitwaro bya kirimbuzi, kuko ngo bashaka kubyifashisha ngo bari kurimbura ngo Isiraheli, ndetse bikazagira n'ingaruka kuri Amerika. Mbese ni byinshi cyane, amagambo amaze iminsi ari gututumba hagati y'aba bagabo, ndetse kugeza amagingo anga bikaba bivugwa ko Amerika nititonda nayo ishobora kwisanga muri intambara ya Irani na Isiraheli, ndetse Irani ikaba yavuze ko igomba kugira gutya ikaba yarasa kuri Amerika mu gihe yaba itivanye muri iyi ntambara, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Ntago byoroshye. Ese Isiraheli iri kugira gutya igatera, yatera Irani ikayisubiza, Irani yayisubiza, Isiraheli kongera igatera. Bivuze ngo ubu dutegereje ikindi gitero cy'uko Irani igomba gusubiza Isiraheli. Yamaze kuba yabikora rero, n'ubundi ubwo dutegereje none ikindi gitero cy'uko noneho Isiraheli irongera igatera bwa gatatu Irani. Ese ukibaza ngo iyi ntambara izarangira ite noneho yo yatangiye? Uku kuryana hagati y'ibihugu byombi bizarangira bite? Rero ngo ni mu gitero abanya-Isiraheli bise Operation Rising Lion,
mwa bantu mwe ibintu ntabwo byoroshye kugeza amagingo aya ngaya, ibintu biri kuba ibindi. Gusa ariko aba bagabo ni abanyabwenge, kuko nabonye muri Irani bagenda bagahunga bakajya muri metero zigera nko muri 500 z'ubujyakuzimu, akaba ariyo bajya kugira ngo ibisasu bitabageraho. Ayayaya, hano muri Afurika hari menya nta hantu umuntu yakwihishira ibisasu hari muri izo metero, ntaho. Sinzi ko hari igihugu kugeza amagingo aya ngaya cyaba gifite ubwihisho bw'ibyo bisasu. Yewe simbizi, ntacyo. Ndakeka kuri rivo yanjye, reka mvuge ko ari ntacyo. Ibintu rero ntabwo byoroshye. Ibintu ntabwo byoroshye hano muri Irani ndetse na Isiraheli. Hanyuma rero nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, intambara ikomeje kugenda ihindura isura hagati ya Isiraheli na Irani, aho ku wa 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 Isiraheli yongeye kugaba igitero, ubwo ni icya kabiri kuri Irani mu gice cyubatsemo ibigega bya peteroli, aho Irani yasubije Isiraheli iyigabaho ibitero bimaze kugwamo abantu bagera kuri 14. Hanyuma rero aho Isiraheli ngo yateye ibyo bisasu, aho yagiye yibanda ni ku bigega bya peteroli ndetse no ku biro bya minisitiri w'ingabo. Urumva na minisitiri w'ingabo noneho bashaka kumwivugana no my god data. Isiraheli yatangaje ko yagabye ibyo bitero bifitanye isano na gahunda yo gukora intwaro za kirimbuzi. Kugeza amagingo aya ngaya Irani nikiri kuzira. Irani ntiyigeze irebera ibyo bitero bya Isiraheli, kuko nayo yahise irasa mu mujyi wa Haifa ndetse na Batiam na Tel Aviv. Abarenga 10 bamaze kwitaba Imana, naho abarenga 180 bakomeretse cyane, abandi 7 baracyashakishwa kuko bagwiriwe n'inzu zasenyutse cyangwa se bari mu bisigazwa by'izo ntambara cyangwa se by'ibyo bisasu cyangwa se by'ibyo bagiye baritagura. Ikirere cya Irani, yaba ari ikirere cy'indege ndetse n'ahandi muri rusange, kirafunze ku ruhande rwa Irani ndetse no ku ruhande rwa Isiraheli. Ikibuga cy'indege kirafunze. Kugeza ubu ngubu rero nta kindi kiriho ngo impande zombi ziri gukomeza kugenda ziterana amagambo. Aya magambo rero nta kindi kiri gukomeza kugenda kivugwa, ni nko kuvuga ngo nudacogora cyangwa se niba utarekuye ndaje nkwereke. Hanyuma n'undi nawe ati niba utagaragaye ko watsinzwe ugakomeza kwihagararaho nk'umugabo ndaje nkwereke. Ubwo nibyo ngibyo biriho, ni ndi umugabo. Kugeza amagingo aya ngaya ibi ngibi na Amerika nayo yaje kuba ivuga ko uko byagenda kose igomba kujya ku ruhande rwa Isiraheli ikayifasha hasi hejuru. Irani nikomeza gutera ibisasu kuri Isiraheli, ese abantu bakibaza bakavuga bati ni gute Isiraheli ishobora, niyo yashotoye, ni gute Isiraheli ishobora gukomeza gutera ibisasu kuri Irani hanyuma Irani nayo ntiyihimure? Ngo ni ukubera ko iri gutinya Amerika. Kubera iki? Ngibyo kugeza amagingo aya ngaya USA nayo irisanga muri iyi ntambara. Uzajya kumva mve ngo Irani yarashe kuri USA. Bino ntabwo byoroshye. Hanyuma rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda n'ubundi bitangazwa, murabyibuka neza icyo gihe hari ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025, hari mu masaha y'igitondo, indege yaje kuba ikora impanuka yo mu Buhinde. Bikavugwa ko yari irimo abantu bagera kuri 270. Abagera kuri 242 bamaze kuboneka barapfuye, ndetse n'abagwiriwe
n'aho iyo ndege yaguye cyangwa se ku nyubako aho iyo ndege yaguye hafi aho ngaho hose, ndetse wenda n'ibisigazwa byayo aho byaguye, ibishashi by'umuriro aho byatarukiye n'iki, abantu baracyaboneka bapfuye. Ikiriho kiri kuvugwa ni uko umugabo umwe w'umwongereza w'imyaka 40 warokotse iyo mpanuka kugeza ubu ngubu yatangiye kugenda yoroherwa, akaba ari kugenda atora agatege. Ngaho nawe unyumvire impanuka y'indege yarimo abantu bagera kuri 270, umuntu umwe wenyine akaba ari we wamaze kuboneka yararokotse. Nabwo kandi bivugwa ko ngo uyu mugabo nawe yaje kugira gutya ngo arasimbuka, yabonye intuzi indege itangiye kugenda ikwama, igiye kuba ekaraze, arasimbuka. Bikaba bivugwa ko rero byibuze wenda wari kugenda atora agatege. Yewe mana y'isi n'ijoro, ni mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo uzarebe nk'iyo amapfa yateye cyangwa se wenda nk'iyo haje icyorezo mu matungo, hanyuma wenda nk'amatungo agapfa, wenda reka tubare nko ku nka, inka zigapfa zigashira, hagasigara inka imwe kuri uwo musozi, tubyita inka y'imponoke. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu nawe twavuga ko kuba yararokotse iyi mpanuka ni imponoke. Mana y'isi n'ijuru, ntabwo byoroshye.